Yes, ngiye kubaha ikaze ku bakunzi ba The Blessing Show. Hari haciyeho igihe kinini cyane tutabonana, tudahura, mutatubona, ariko nk'ibisanzwe amazina ni Tumusime Julius, of course from G Squared. Ndashima Imana, first of all ndashima Imana ku bwanyu mwese, ndashima Imana ku bwanyu mwese mukomeje kudukurikirana muduha support, Uwiteka abaha umugisha. Hanyuma turi mu bihe bitoroshye bya covid, nongeye kwihanganisha abantu bose bahuye n'ibibazo bitandukanye, abantu bose bagiye bahura n'ibigeragezo muri iyi minsi itandukanye, bibaho mu buzima, ariko byose bibaho kugira ngo bituzane ibyiza kandi bidukomeze, biduhindure zahabu, biduhindura abantu bakomeye, abantu batanyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Rero mu bibaho byose twige gushima. Hanyuma ikindi ndaha felicitation ku bantu mwese mwibarutse, ku bantu mwese mwakoze amakwe, ku bantu mwese mwagiye mukora amafete atandukanye, mwavutse, abana banyu bujuje imyaka runaka. Nishimwe rikomeye cyane, nishimwe rikomeye cyane imbere y'Imana kuba hari icyo yongeye, hari ibyishimo yashize mu miryango yanyu. Uwiteka ahabwe icyubahiro ku bw'ibyo. Hanyuma amahoro y'Imana akomeze atembere muri mwebwe. Rero uyu munsi nifuze ko tuganira ku bintu bitandukanye, ariko n'utubazo nagiye nibaza muri njyewe, ndagira ngo nawe muze gutanga ibitekerezo byanyu nuko mubyumva, hanyuma kugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya neza ubuzima bwa gikristo, uburyo dukwiye kubaho. Ndetse hari utubazo abantu bagenda bibaza bitandukanye, ariko ni byiza yuko dusobanukirwa kandi tugafashanya. So mumfashe, mumbe hafi kugira ngo mumfashe mu bitekerezo byanyu. Ningira akabazo ko kukubaza, please comment down aho ngaho kuri The Blessing Show, ushiraho comment yawe, biraba ari umugisha nk'umukristo. Ukommente mukatubwira igitekerezo cyawe. Imana ibaho umugisha. Topic rero cyangwa icyo nshaka kuganira namwe, natekereje ndavuga ni reka dusangire iyi topic tuyisangireho namwe mu bitekerezo hasi, mumbwire uko muri kubyumva. Ikintu cya mbere ni ibibazo bibiri ngiye kubabaza, hanyuma muraza kumfasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ikibazo cya mbere giteye gutya: ese ni akahe kamaro ko gusangiza abantu ubutumwa bwiza? Reka mbivuge muri ubu buryo, akamaro, kuko hari igihe usanga umuntu ashobora kuvuga ati ndashaka kuvuga ubutumwa bwiza buciye muri ubu buryo, buciye muri ubu buryo, binyuze gutya, bigenze gutya. Hanyuma se akamaro ubwo ndavuga ku bantu bumva ubwo butumwa, ashobora kuba ari ubuhamya, ashobora kuba ari indirimbo, ashobora kuba ari théâtre, ashobora kuba ari iki. Ni akahe kamaro ko kuba wasangisha abantu ubwo butumwa bwiza kuri wowe ndetse no kuba bwakira? Wumva ari akahe kamaro? Wumva muri wowe ese akamaro karahari? Ese nimba kanahari, kabaho iyo byagenze gute? Ese abantu bose basangiza ubutumwa bwiza koko bugira akamaro ku bantu, cyangwa hari ubutumwa bwiza bubaho ugasanga hari ubutagize za ngaruka nziza, cyangwa butagize ikintu butwara ku bantu? Hari igihe umuntu avuga ubutumwa bwiza ugasanga nta muntu byangije, nta n'ubyishe pe, ugasanga ari ibintu bisanzwe. Hariho n'uvuga ubutumwa bwiza ugasanga buracumise mu mutima cyane, burinjiye, bugize impact nini ku buzima bw'umuntu, ku buryo muvana ahantu ku rwego runaka rukamugeza ku handi. So ndagira ngo turebere hamwe akamaro kabyo, turebere n'impamvu ubutumwa bumwe buza bwinjira cyane mu mutima y'abantu babwakira, n'impamvu bumwe buza n'ibwinjire mu mutima y'abantu babwakira. Biterwa n'iki? Ese no kubera yuko bose baba batasenze? Ese no kubera ko bose baba bataririmbye? Ese no kubera yuko bose baba badafite amajwi meza? Ese no kubera ko bose baba badafite yerekwa rimwe? Ese no kubera badafite umuhamagaro umwe? Wumva kuri wowe ari iki kibitera? Ese wumva akamaro kabyo ari akahe? So Imana ibaho umugisha cyane. So on my side navuga ngo okay, mwebwe murambwira ukuntu muri kubyumva ndetse nuko muri kubitekerezaho. Hanyuma ku ruhare rwanjye rero, ukuntu ndi kubyumva, muraza kumfasha, niyo mpamvu muhari. Ukuntu ndi kubyumva ku ruhare rwanjye, abasangiza ubutumwa bwiza bw'Imana cyangwa mu buryo butandukanye,
ni benshi pe, ni benshi. Hariho ababikora nk'akazi, hariho ababikora nk'umuhamagaro, hariho ababikora ari uko Imana yababwiye, hariho ababikora mu buryo bwa entertainment, ibintu nk'ibyo bitandukanye bitewe n'icyo umuntu na target ashakamo. Rero ku giti cyanjye numva ko mbere y'uko ubwo butumwa bwiza ubugeza hanze cyangwa ku bantu runaka, bubanza kugira impact ku muntu uba ufite. Kuvuga ngo ku muntu ufite ubwo butumwa cyangwa ku muntu ushaka gusharinga iyo gospel news, umuntu ushaka gusharinga kwa ya testimony ye, bibanza kumugiramo impact cyangwa bikamugiramo ingaruka muri we nziza, kugira ngo nabishyira hanze n'abandi babyakira bigire ingaruka nziza ku buzima bwabo. Iyo rero ukoze ikintu iyo ukwirakwije ubutumwa bwiza, ubifata nka entertaining cyangwa mu buryo bwo kugira ngo mu buryo nk'ubw'akazi, yes, bw'akazi, uri pastor runaka, uri umuyobozi runaka, ni inshingano zawe kubikora. Rero hari n'igihe nabwo ubikora gutyo. So igihe bitagize ingaruka mbere na mbere mu buzima bwawe, nkeka ko abana nabwo bitabagiraho ingaruka. So agaciro byagize muri wowe cyangwa za ngaruka zabaye muri wowe kugira ngo bisohoke, iyo bisohotse bisohokana imbaraga zidasanzwe kugira ngo na wa muntu ubyakira abyakire neza kandi bigire ibyo bihindura mu mubiri we cyangwa muri we. Rero ku giti cyanjye navuga ko ku bantu batanga, ku bantu basangiza abantu ubutumwa bwiza, navuga ko mbere na mbere bigomba guhera muri bo, bigomba guhera muri twe, bigomba guhera muri bo. Apana kumva ko uriteguye gukora ikintu runaka, let me do it. Oya, bibanza bikora umurimo muri wowe, bikora umurimo. Nimara gukora umurimo, nuba ari indirimbo ifite amagambo runaka, abanza akore muri wowe, abanza kubwirize, abanze aguhindure, abanze reka mbaho urugero. Nimba uririmba indirimbo ngo araza gushiraho inzira, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Ni ukuvuga ngo ubu ugomba kubanza kumva ko ashiraho inzira muri wowe, akazirema, akareba kuraho utabasha kureba, agakora ibyo utabasha gukora, hanyuma ukabanza ukabishyira muri wowe, ukabyakira, bikaba muri wowe, kumva ko uri wabona igihe wizera ibintu ukumva ko biraba, kuko kwizera kurarema. Byamara gukorerwa muri wowe rero, wumvishe agaciro n'imbaraga bifite, aho ngaho nibwo uvuga ngo reka noneho nanjye nsohore ubu butumwa bundimo. Nimba bwagize ingaruka muri njyewe, nimba habayemo ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye, gishobora no guhindura abandi. Kandi koko nibyo, iyo cyagize umumaro muri wowe, n'abandi birabahindura. Rero ngiye ku giti cyanjye nuko nabyumva, ni nako nabivuga, niko kamaro k'ingenzi. Ntabwo akamaro kagirirwa abo ubutumwa bwiza bugeraho, hanyuma nta bantu babutanga bibagira akamaro. Niko ndi kubyumva ngiye ku giti cyanjye. Hanyuma ikindi ku bantu batanga ubutumwa bwiza, birabaruhura nabo, birabaruhura. Iyo ufite ikintu muri wowe kikaguma muri wowe, kikibera muri wowe, ntukivuge, ni ikibazo. Biguma muri wowe nyine. Ariko ku muntu ushobora kuvuga, ku muntu ushobora kuganira n'undi muntu ari babiri cyangwa ari batatu cyangwa ari muri public, so iyo avuze biramuruhura nawe, akumva ko hari icyo yasohoye, hari testimony yatanze. Kandi nabwo Imana igenda n'iryo jambo uvuze, igenda n'ubwo buhamya utanze, byaba mu ndirimbo byaba hehe, muri iyo ndirimbo, kugira ngo bikore akazi, kuko
kahereye muri wowe. Rero iyo katahereye muri wowe biragoye kugira ngo umuntu kakira cyangwa umuntu wakira ubwo butumwa bwiza nawe bibashe kumuhindura. Aha, uko niko ku giti cyanjye mbyumva, ni nako ndi kubyumva. Hanyuma mwebwe murambwira munsangiza igitekerezo, mumbwire akamaro, namwe mumbwire uko muri kubyumva, akamaro ko umuntu asangiza abandi ubutumwa bwiza, yaba ubwakira n'ubutanga. Akamaro, impact zibagiramo bombi, kuko hari igihe usanga ubutumwa butagiye ngo bugire impact ku muntu kandi ntacyo bwaba bumaze. Rero ni ukubera iki ibyo bintu binabaho, ko umuntu yavuga ubutumwa undi nawe akavuga ubutumwa ariko bwose ntibugire ingaruka mu mubiri w'umuntu, cyangwa ntibigire ku bantu babwakira, ntihagire impinduka bugira muri umwe, akagira impinduka undi ntibugire impinduka. Then mumbwire mutubwire uburyo muri kubyumva n'uburyo muri kubitekerezaho, impamvu ibyo bintu bibaho, hanyuma dusobanukirwe neza ndetse tumenye neza mu gihe cyo gutanga cyangwa cyo gusangiza abantu ubutumwa bwiza n'igihe kitari cyo kubasangiza ubutumwa bwiza. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Ndasoreza kuri aka kabazo mbaza abantu bose bemera Kristo, bemera ko Imana ibaho kandi ariyo nkuru. Ndashaka kubaza aka kabazo, nk'abakristo mwizera Imana, nk'abakristo cyangwa abantu basanzwe muzi ko habaho icyaha kibaho, hariho ababyemera n'abatabyemera. Hanyuma icyaha, ndi kubaza ngo ibyaha byose birangana cyangwa ntabwo bingana? Urambwira yego cyangwa hoya, mbwira n'impamvu bivuze. Ibyaha byose, habaho akaha gatoya hakaba n'akaha kanini. habaho icyaha Imana ifata nk'aho iri icyaha kinini kinini. Reka mbaho urugero. Umuntu ashobora kuvuga ngo nje ahantu runaka, ni ibyo yo big pen, just pen cyangwa pencil, aragiye. Hanyuma undi akaza wenda akagira nawe umuntu akamwica. Wumva kwica ikiremwamuntu aba ari ikintu gikomeye cyane. Cyangwa akavuga ngo ngiye kwiba ahantu runaka, akaza akaba yabiba wenda se nk'iki ikintu gikomeye umuntu yavuga, sibyo? Ntanze urugero rwa bike kubera ko ari akantu kari simple cyane, ari ibye. Undi nawe yakoze icyaha gihambaye, yagambaniye umuntu, yamukoreye nabi. Rero ndagira ngo umfatire ibyo byaha bibiri, umbwire nimba koko ibyo byaha kuri wowe birangana cyangwa ntabwo bingana. Kuri uyu muntu waje akaza agatwara iyi bike, n'uyu muntu waje akagambanira umuntu runaka akamugirira nabi, ibyaha urabona bingana cyangwa ntabwo bingana? Haba hari akaha gato n'akaha kanini? Kuri mwe mwumva ibyaha byose bitangana? Nimba bitangana kubera iki? Ese nimba ibyaha byose bingana, nimba ibyaha byose bingana, ntukubera iki bamwe bavuga ngo aka ni akantu kari simple, aka ni akantu koroheje, niyo ugakoze nta nubwo abantu bakitaho, nta nubwo bakabaga. Hari akantu ukora umuntu akaba yakareba rwose agaterera akavuga n'akantu koroheje, ariko ugasanga ku bantu bari buvuge ngo ibyaha byose birangana, ugasanga kariya kantu nimba bingana gashobora gutuma ijuru ribura, gashobora gutuma ubura amahirwe, gashobora gutuma hari ibyo gakuraho mu buzima bwawe kandi by'ingenzi. Ariko nimba ibyaha byose bitangana, nyine nimba bitangana, ubwo nibwo ndi kuvuga. Rero ndagira ngo mumbwire ku giti cyanyu nuko muri kubyumva. Ibyaha imbere y'Imana birangana? Yaba ari umuntu wibye iyo bike, yaba ari no mu pen, hari umuntu wafashe pencil akayikura akayitwara atariye, arabizi neza katariye, arayiteruye arayitwara. Undi muntu afashe ikindi kintu gikomeye. Rero mumbwire uburyo ibyo byaha ese birangana cyangwa ntabwo bingana? Nk'abantu musenga mubyumva gute, mubyakira gute? So Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma ubutaha ubwo tuzakomereza kuri icyo ngicyo cy'icyo cyaha,
akaha gato n'akaha kanini, tumenye neza ako twita akaha gatoya, tumenye neza ku muntu ako twita icyaha kinini kigaragarira abantu. Ese yo Imana yo bifata ite? Ese nimba abantu dushobora kuvuga ngo utwaha ibyaha ntabwo bingana, habaho gato na kanini, Imana koko nayo niko ibibona? Ese nimba abantu dushobora kuvuga ngo ibyaha byose birangana, Imana yo niko ibibona? Ibibona gute? Icyaha cyose ni icyaha imbere y'Imana. Hanyuma ndagira ngo mumbwire uburyo mubyumva, kuko hari igihe abantu mwebwe hari igihe tugerageza, hari igihe tubifata nk'ibitandukanye pe, tukirengagiza ijambo ry'Imana uburyo ribivugamo. Hanyuma ndagira ngo mumbwire iyo difference iri hagati y'ibyo byaha gatoya na kanini, cyangwa nimba byose bingana. Murabona Imana yo ibifata gute? So God bless you. It's a blessing show. Amazina yitu Musime Juliet. Nkuko nabivuze, amahoro y'Imana bane namwe, kandi muzagire iminsi myiza, icyumweru cyiza, muzahe muronke amaraso Kristo azabagote. Shalom.